Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu Kristo ashimwe. Nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose mukomeze kugirirwa neza n'Imana, Imana ibanezeze. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, dushimiye Imana izinze ijoro rikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yaturinze muri iki cyumweru. Iminsi itambutse yose twabonye Imana yabanye natwe, Imana ishimwe. Turacyavuga kugira neza kw'Imana. Imana yarahabaye, ihabwa icyubahiro, intwari ku rugamba yarakwimanye, n'iri joro irakwimanye. Bukeye uri amahoro, Imana ishimwe. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro muri iki gitondo, kandi uzagaruka ushima Imana kubw'ibyo Imana yakoze byose. Yarakwimanye, yaraguteturuye, wararwaye urakira, Imana ishimwe. Imana yakoze imirimo itangaje, ni ukuri. Imana yaragusekeje mu cyimbo cy'amarira, yaguhaye ibitwenge. Wabonye Imana urugamba rugeze mu mahina, irakurengera, iragutabara, Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mwaka kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri uyu munsi utabasha kurondora iby'Imana yakoze, kuko uburemere bw'ibibazo wanyuzemo bwari buteye ubwoba, ndetse n'ibitangaza Imana yakoze ntabwo wabasha kugenda uvuga inyuguti ku nyuguti ngo ubishobore. Icyo ushoboye ni kimwe, ni ukuzagaruka ugashima Imana, ukavuga ngo mu mbaraga nke zanjye Mana ni iki mbashije gukora, ndagushimiye. Kandi ugashima Imana biguturutse ku ndiba z'umutima, atari ukwigana abandi, ari ibyawe ku giti cyawe, ukavuga ngo Mana ndagushimiye. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki cyumweru twaganiriye ku ibanga ryo kunesha, twabonye amabanga ageze muri 5. Ibanga rya mbere twabonye ko ari ukwemera yuko Imana ishoboye byose. Ibanga rya kabiri ni ugushyira Imana yawe mu rugamba, ukayibanza mu kibazo urimo. Ibanga rya gatatu twabonye ko ari ugutegereza, kunesha wihanganye, Imana ishimwe. Ibanga rya kane twabonye ko ari ukugira imyitwarire myiza, Imana nishimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kwivugira ku ibanga rya 5. Ni ibanga rigira riti kwirata Imana muri byose igihe wageze ku ntsinzi. Igihe ubona wageze mu gihe cyo gutabarwa, abarokore tubyita gutabarwa, tukavuga ngo Imana yaragutabaye, Imana yagutabaye. Igihe wageze mu mashimwe, ntuzirate cyangwa ngo urate ibindi bintu, izindi mbaraga. Uzarate Imana, uzarate Imana, uzarate Imana, kuko ariyo yonyine ibibikoze. Uzayibanze imbere, uzayibanzeho amashimwe. Nicyo nagukangurira. Birashoboka ko yego n'umuntu uzamushimira wabigizemo uruhare, kuko burya Imana ikorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu. Imana irururuka igahagarara mu muntu ikamukoresha. Impamvu nkubwira rero ngo uzabanze Imana, uriya nawe wagufashije, uriya nawe wakurengeye, nta kintu yari bushobore Imana nawe itamukoresheje ngo imuhe imbaraga. N'Imana itamuhaye umutima w'urukundo ngo akomeze akuzirikana, gukorere kuri ya dosiye, cyangwa aguhe cya kintu yagupromesinze. Hari ikintu yari yarakwemereye, ariko Imana igitahaba ntabwo yari bubyibagirwe, yari bubyibagirwe. Rero iyo ubanje Imana ukayishimira, nawe ukamushimira, uba umushyizeho imigisha nk'ibiri. Imana iranezerwa ko yemeye kuba umukozi wayo, akakugirira neza. Noneho nawe Imana ikamwagura, nawe ikamwibuka, ikamugirira neza, nawe ikoresheje abandi bantu. Ubundi bibiri uruhererekane. Nakubwiraga rero ngo niwagera kuri success, wageze ku ntsinzi, ujye ubanza gushima Imana, then nyuma uzaze ushimire n'uwagufashije. Ntimukibagirwe no gushimira ababagiriye neza, kuko abantu bubu hari igihe umuntu aba abinaza, aba bariyeri yo gutabarwa kw'abandi bantu. Kuko umuntu akugiriye neza ntiwongeye no kumuvugisha. Umuntu akugiriye neza uhita utandukana nawe. Ariko ibyo ntabwo bikwiriye Abanyarwanda.
ntabwo bikwiriye umunyarwanda ufite indangagaciro z'ubunyarwanda ukwiye kujya umubwira uti rwose warakoze. Birashoboka ko utahora ubirepeta, ariko basi fata umunsi umwe umuhe ka mesaje uti ndibuka ko wangiriye neza. Wenda bikore nko kuri pasika, bikore kuri noheli, bikore kuri bonane, bikore shaka wikendi imwe umubwira uti inshuti yanjye, mubyeyi wanjye, mugira neza wanjye, umeze ute? Byibuze abone yuko no mu bwonko bwawe ya neza yakugiriye ikirimo. Ariko abantu bubu sinzi, aribagirwa burundu n'izina ryawe na nimero yawe akayisiba, kandi muri ya minsi yagutitirizaga ngo umutabare umurengere ikibazo cyamwishe, ntabwo yakuragaho nimero yawe. Rero navugaga ngo uzajye uzirikana kugira neza kw'Imana, uyirate nurangiza ushimire n'umuntu. Kera abanyarwanda bahanaga inka akavuga ati ngiye gushimira uwangiriye neza, ndetse akanamwirata. Rero uzirate Imana, ujye wirata Imana. Kwirata Imana muri byose igihe wageze ku ntsinzi, Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi, ibice n'Abafilipi ni ibice bine umurongo wa 13. Pawulo yari yaranyuzwe cyane, yanyuzwe na Yesu. Ijambo yababwiye ku murongo wa 12, yari yababwiye ati 12 yabwiye abo bakristo ati nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisigara, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisigara cyangwa ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Arangije avuga ijambo nkunda cyane, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishimwe. Ugomba kwirata Imana, kuko ni ibanga ryo kunesha. Pawulo aravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yaritegereje asanga mu buryo bwo gucishwa bugufi no kwihangana mbese ibyanyuramo byose, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nawe rero uzashobozwa kunesha na Kristo naguha imbaraga. Imbaraga ni umwuka wera. Mwuka wera azakuyobora, mwuka wera azakugira inama, mwuka wera azakwihanganisha, mwuka wera azakongerera ibyiringiro byo kwiringira Imana. Mwuka wera uramukeneye, kuko Pawulo aravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye mwuka wera. Ijambo ryarambwiye ngo nimba ukeneye mwuka wera musabe. Rero narakubwiye ngo mu mabanga amwe yo kunesha nuko ukeneye kwirata Imana, ariko mu bintu bizagushoboza kwirata Imana nuko uzaba wuzuye umwuka wera w'Imana. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo ubashe kwirata Imana. Ukeneye mwuka wera kugira ngo akuvane mu cyiciro, mu cyumba cyo kumva uheze mu bwigunge, uheze mu kintu cyo kwiganyira. Ukeneye umwuka wera, ukeneye imbaraga z'Imana. Izi ngizi Pawulo ari kubwira ab'itorero ry'Abafilipi ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbaraga z'Imana zizakubashisha kunesha. Imbaraga z'Imana zizakubashisha gukandagira hejuru y'ikikugerageza, y'ikigushinyikiye. Imbaraga z'Imana zizaguterura yewe zigushyire mu kindi kirere. Imbaraga z'Imana zizakuvanamo agahinda n'amaganya. Imbaraga z'Imana zizakuremamo umunezero. Pawulo abivuze neza, aravuga ngo naho nagira ibisaga, naho naba nkennye,
ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo iryo naryo ni ibanga ryo gutsinda, iryo ni ibanga ryo kunesha, kugira imbaraga z'Imana muri wowe, kugira imbaraga z'umwuka wera muri wowe, iryo ni ibanga ryo kunesha. Ndakwifuriza kugira imbaraga zo kunesha, ndakwifuriza kugira imbaraga z'umwuka wera, ndakwifuriza kuzura umwuka wera ngo akubashishe kunesha icyaha n'igisa nacyo, akubashishe kunesha ibigeragezo. Umwuka wera akubashishe gusenga by'ukuri, umwuka wera kuvane mu cyumba cy'ubuhenebere cy'ubukonje akugeze mu cyumba cyo kuzura imbaraga z'Imana. Bashishwa byose na Kristo umpa imbaraga, bashishwa kunesha na Kristo umpa imbaraga. Imana ishimwe. Bashishwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Mbifurije weekend nziza, mbifurije umunezero uturuka ku Mana. Imana ubahe umugisha. Shalom shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.